Ibihe byiza kuri mu mwakanze subscribe hano ku Imena Official, nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane aho mudukurikira muherereye. Ni inkuru y'akababaro irimo iragenda itrendinga ku binyamakuru bigiye bitandukanye, natwe rero ntabwo twari gutangwa kugira ngo tuyibagezeho mu by'ukuri, nk'uko hano twabasezeranyije kuzajya tubagezaho breaking news, amakuru agezweho mu ngeri zinyuranye. Ubu turaje rero ngo turebere hamwe amakuru yo muri entertainment arimo aragenda avuga, ariko si inkuru nziza cyane, ntabwo ari inkuru iryoheye cyangwa se iryoshye kuba wayumva. Umunyana Shanitah wegukanye ikamba rya Miss East Africa 2021 ari mu gahinda gakomeye ko gupfusha umuvandimwe we Chelsa Tona Wanjye, wari usanzwe ari umuririmbyi w'itsinda Healing Worship Ministry ryamamaye mu ndirimbo zinyuranye mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana, zirimo nka Mwami icyo wavuze ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Perezida wa Healing Worship Ministry yahoze yitwa Healing Worship Team, Umuhoza Budete Kibonge, yabwiye ikinyamakuru inyarwanda.com ko bamenye urupfu rwa Chelsa Tona ahagana saa 5 z'ijoro kuri iki cyumweru tariki ya 3 Ugushyingo 2024. Yavuze muri aya magambo rero agira ati, yaririmbaga muri Healing Ministries, twamenye amakuru ahagana saa 5 z'ijoro ko yitabye Imana. Mu by'ukuri Kibonge yavuze ko imyaka 5 yari ishize Chelsa ari umuririmbyi wa Healing Worship Ministries, kandi ko bakoranye ibintu byinshi, kandi ko igihe kinini yagihariye amasomo ye no kuririmba muri korali nk'umuririmbyi washakaga kwiyegereza Kristo. Ati yari umuririmbyi mwiza ushaka kumenya Imana, ariko akazitirwa n'amashuri cyane. Ndumva mu minsi ishize aribwo nabwo yasoje amashuri, ariko mu by'ukuri twababajwe n'urupfu rwe rutunguranye. Kibonge yavuze ko Chelsa yinjiye muri Healing Worship Ministry kubera ko umuryango we wasengeraga muri Power of Prayers. Twabanaga rero mu itorero. Ayo ni amagambo ya Kibonge. Ati yaje nk'umwana w'umubyeyi mu itorero, kimwe n'abandi babyeyi bose twasenganaga bifuzaga ko abana babo baza muri no hamwe, nibwo yajemo rero. Hanyuma inyarwanda.com yo yabonye amakuru ivuga ko ku wa 5 tariki ya 1 Ugushyingo 2024 Chelsa yizihije isabukuru y'amavuko, hanyuma inshuti ze zikomeza kumufasha kuyizihiza kugeza kuri iki cyumweru tariki ya 3 Ugushyingo 2024, ari nabwo yasohokanaga n'inshuti ze. Ubwo yari kumwe n'inshuti ze yakomezaga kuzibwira ko ashaka kujya kwifatanya na korali. Mu gihe yiteguraga kugenda, abanza kunyura mu bwiherero, ariko inshuti ze zakomeje kubona ko yatinze, zitangira kwibaza uko byagenze. Bagiye rero basanga niho yaguye. Chelsa rero yaraherutse gusoza amasomo ye muri kaminuza ya African Leadership University ku itariki ya 15 Nyakanga 2024. Yifashishije konti ye ya Instagram yari yagaragaje ko yishimye kugeza kuba yagiye yarageze kuri bachelor's degree 2 ndetse na masters 1. Ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru yagoye abantu kuyakira. Reka natwe rero tuvuge tuti buri cyaremwe cyose kizasogongera ku rupfu, kandi abera tuzataha. Imana imutuza heza, imwakire mubaye mu by'ukuri. Tuve kuri iyo nkuru ibabaje, tukiri hano mu Rwanda turebere ku makuru y'umuramyi w'indirimbo zo guhimbaza Imana. Mu by'ukuri aho yaraye ataramiye abarenga 11,000 mu gitaramo cya kabiri muri Tanzania. Umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Israel Mbonyi uri mu byishimo bikomeye, ni nyuma y'uko ateramiye abakunzi be barenga 11,000 mu gitaramo cya kabiri yakoreye mu mujyi wa Dar es Salaam, ni mu gihugu cya Tanzania. N'ubwa mbere rero yarataramiye muri iki gihugu mu rugendo rw'ivugabutumwa ryagutse muri gahunda y'uno muhanzi.
hanyuma muri 2024 Israel Mbonyi ah, azayivuga nk'umwaka udasanzwe watumye yagura imbago z'umuziki we, kuko nibwo yabashije gutaramira mu gihugu cya Uganda, muri Kenya, mu Bwongereza, mu Bubiligi n'ahandi hose, agamije gusabana n'abafana be n'abakunzi b'umuziki we, hagamijwe kwamamaza ingoma y'Imana mu by'ukuri. Hanyuma mu ijoro ryo kuri iki cyumweru tariki ya 3 Ugushyingo 2024, uyu muhanzi uherutse gusohora indirimbo yakubiye kuri alubumu ye nk'umusirikare, yataramiye mu mujyi wa Dar es Salaam ku nshuro ye ya mbere mu gitaramo cyabereye ahitwa Leaders Club. Ni mu kiganiro na Inyarwanda, Israel Mbonyi yavuze ko iki gitaramo cyitabiriwe n'abantu barenga 11,000 kandi ko yaririmbye mu gihe cy'amasaha 3. Ati Imana yakoze ibikomeye, ni igitaramo cyitabiriwe n'abantu 11,000 kandi naririmbye mu gihe cy'amasaha 3. Bivuze ko muri Tanzania yataramiye abantu barenga abasanzwe ataramira muri BK Arena, kuko iyi nyubako yakira abantu 10,000 bicaye neza cyane. Yakoze igitaramo nyuma y'icyo yakoze kuwa 6 tariki ya 2 Ugushyingo 2024. Yavuze ko iki gitaramo cyari cya VIP kandi cyahuje umubare munini w'abafana be n'abakunzi b'umuziki muri rusange, cyabereye ahitwa Milimani City, isanzwe yakira abantu bari hagati y'ibihumbi 2 ndetse n'ibihumbi 15. Ibi bitaramo yakoreye muri Tanzania byaciye agahigo kuko amatike yashyize ku isoko mbere y'uko umunsi ugera. Igitaramo cyakozwe ku itariki cyangwa se ku wa 6 tariki ya 2 Ugushyingo. Kwinjira byari igihumbi cy'amatanzaniya cyangwa se cy'amashiringi ya Tanzania, ni ibihumbi bigera kuri 50 by'amanyarwanda. VIP rero byari ibihumbi 300 by'amashiringi ya Tanzania, ubwo ni ibihumbi 150 by'amanyarwanda. Naho mu myanya ya VVIP byari ibihumbi 5 by'amashiringi ya Tanzania, hafi ibihumbi 150 by'amanyarwanda. Ni mu gihe rero icyo yakoreye muri Leaders Club, kwinjira byari ibihumbi 20 n'ibihumbi 10 by'amanyarwanda. Mu myanya isanzwe n'ibihumbi 50 muri Tanzania, ni ibihumbi 25 mu myanya y'icyubahiro. Ni ubwa mbere rero Israel Mbonyi ataramiye muri Tanzania, ndetse muri iki gihe ari no kwitegura kuzakorera ibitaramo muri Afurika y'Epfo. Ni mu gihe ku itariki ya 25 Ukuboza 2024 anategerejwe mu gitaramo cye ngarukamwaka yise Icyambu, azakorera muri BK Arena mu rwego rwo gufasha abakunzi be kwizihiza Noheli. Mu by'ukuri Israel Mbonyi ari mu bihe byiza cyane kabisa, nyuma yo kugenda asohora uturirimbo tugiye dutandukanye. Ni umwe mu bahanzi batazibagirwa uno mwaka n'ubundi, nk'uko twatangiye tubivuga. Umwe mu bahanzi basohoye indirimbo iragendera boostinga cyane muri Kenya, abanyakenya barayikunda cyane. Ni umwe mu bahanzi bari mu bihe byiza mu by'ukuri, bahiriwe cyangwa se ubona ko bari mu bintu bamerita mu by'ukuri. Nizeye ko tukiri kumwe neza ko wakanze subscribe hano ku Imena Official. Indi nkuru yari nuko Kidumu yakoreye yizihije ibirori by'imyaka igera kuri 50 mu muziki. Umubyeyi we amuha Bibiliya mu by'ukuri. Rurangira mu muziki w'igihugu cy'u Burundi, Nimbona Jean Pierre wamenyekanye nka Kidumu yakoze ibitaramo bikomeye, yizihirijemo imyaka 50 ishize ari mu muziki. Ashima Imana, bihurirana n'impano ya Bibiliya yahawe n'umubyeyi we. Uyu mugabo rero yaherukaga i Kigali muri Kanama 2024, muri Kigali Conference and Exhibition Village, ahazwi nka Kan Kigali, ubwo yizihizaga ibitaramo 100 amaze gukorera mu Rwanda. Mu by'ukuri mu myaka 50 ishize ari mu muziki, Kidumu yabaye umuhanzi mpuzamahanga, ndetse yakoreye ibitaramo mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Yaherukaga mu gihugu cya Canada, muri Amerika, mu Bubiligi, muri Kenya, aho asanzwe anatuye n'ahandi hanyuranye. Yigaragaje nk'umuhanzi w'imbaraga zidasanzwe, ndetse kuva mu Kwakira 2024 yari yatangaje ko azakorera mu gihugu cye cy'amavuko igitaramo cyo kwizihiza imyaka 50 ishize ari mu muziki. Ni ibirori yavuze ko huriranye n'isabukuru y'imyaka 50 ishize. Anezeza abakunzi be banyuzwe n'indirimbo zinyuranye, yanabanesheje nyine binyuze mu ndirimbo ze zagiye zikundwa cyane. Yataramiye ahantu hanyuranye, cyane cyane mu gace ka Kanama, mu mujyi wa Bujumbura, mu gihugu cy'u Burundi. Ikindi kandi yataramiye mu gace ka
kaberamo nyine Kanamugire n'ubundi asanzwe avuka. Hanyuma ibinyamakuru bya hariya muri kiriya gihugu cyo mu Burundi byavuze ko ibi birori bye byitabiriwe n'abanyacyubahiro mu nzego zinyuranye z'igihugu harimo nka Minisitiri w'Umutekano Martin Teretse. Ni ibitaramo byitabiriwe n'abantu barenga ibihumbi bibiri. Mu ijambo rye Kidumu yumvikanishije ko imyaka 50 ishize ari mu muziki kubera ko gukunda ibyo akora, ariko kandi Imana yabaye iruhande rwe. Yagize ati nkunda igihugu cyanjye kandi nkunda n'Imana, nzirikana kandi agace k'Inama kuko ariho navukiye kandi nkunda n'abahatuye, ni nayo mpamvu nahisemo kuza gukorera isabukuru yanjye aha navukiye. Kidumu wamamaye mu ndirimbo nka Amosozi y'urukundo yavuze ko isabukuru y'imyaka 50 ishize ari mu muziki yagenze neza biturutse mu kuba umubyeyi we yamuhaye impano ya Bibiliya. Ati imyaka 50 irashize ndi mu muziki, umubyeyi wanjye yampaye umugisha ampa n'impano iruta izindi, Bibiliya. Wakoze mubyeyi mwiza, aramushimira. Kidumu ni umwe mu bahanzi bamaze igihe kinini ndetse yakoze indirimbo zikomeye zakomeye cyane. Iyo yivuga yumvikanisha ko afite amazina menshi y'utubyiniro nka AKA yagiye yiha cyangwa se ahabwa n'abantu binyuze mu bihe by'ubuzima by'umuziki yanyuzemo. Ni umwe mu bagabo benshi bafata nk'umuntu uzi gutera urwenya, ariko kandi abenshi bamuziho ubuhanga bijyanye n'indirimbo aririmba. Yagize ibihe byiza mu muziki ku buryo nko mu bitaramo bye byo mu 2003 yari afite umubare munini w'abantu bahoranaga inyota yo kumubona. Ariko kandi imyaka amaze mu muziki ituma ahora yitegura, kuko abantu benshi bamaze kumubona igihe kinini bituma iyo yitegura atajenjeka. Kidumu rero yivuga nk'umupfubuzi w'umuziki kandi avuga ko ashingiye ku buhanga n'ubumenyi afite mu muziki no kugenzura bamuhanze ijisho mu gitaramo, bituma amenya ko yita kuri buri wese. Mu gihugu cya Kenya ahakorera ibitaramo byinshi ndetse yagiye aca ibintu mu bitaramo cyane cyane ubwo yabaga abyina, ariko akanakora siporo zituma benshi bamuhozaho ijisho. Gusimbuka, gukora siporo n'ibindi bintu yaretse ubwo yari yagejeje imyaka 40 kubera abana be yagize impungenge. Kidumu avuga ko kuramba mu muziki yamenye ko kudakora ibikabyo, ahubwo ashyira imbere akazi. Asobanura ko kumara imyaka 50 mu muziki byaturutse ku kuba ari umuririmbyi wa studio gusa. Ati oya, ntabwo ari umuririmbyi wa studio gusa. Ati ndatangiye kuri live mpita njya muri studio, abandi batangira muri studio bagahita bajya muri live. Ni rimwe rero mu ibanga. Ikindi cya kabiri, nkunda ibyo nkora, ntabwo nivanga ngore mu byo abandi bakora mu by'ukuri. Ni amakuru agezweho muri entertainment, nizera ko yabanyuze. Tuzajya tubana rwose ku makuru tuzajya dushyira aha ngaha, by'umwihariko amakuru agaruka kuri entertainment ya hano muri aka karere dutuyemo, haba hano mu Rwanda, Kenya n'ibindi bihugu byose by'aha ngaha hafi duturanye. Reka nizere ko rero mwagubwe neza cyangwa se byabaguye neza cyane. Mukomeze munogerwe n'ibiganiro Imena Official ibagezaho. Nizera ko mwakanze subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu tugenda dushyiraho. Mukomeze mugubwe neza. Bye bye.